Isimbi akomeye kukunatsusa kandi tusa we wikundirira bagiza cyane ibyo bitumye isimba afata umwanzuro wo gukuramo inda ya cyusa kuko yumva adashaka kubyara umwanya satemera isimbi were ibyo bikomeje kugorana we do esta pacifica bikoramo yuko natsusa kandi cyusa we kundiri bakiza cyane icyane ibyo bituma isimba afata umwanzuro wo gukuramo inda ya cyusa kuko yumva adashaka kubyara umwanya satemera isimbi yakomeye gukunda cyusa kandi cyusa we yikundirira bagiza cyane ibyo bitumye isimba afata umwanzuro wo gukuramo inda ya cyusa kuko yumva adashaka kubyara umwanya satemera isimbi we ibyo bikomeje kugorana we bikomeje kugorana we yego twongeye kubasusa mu mudukurikirana kuri Future Empire. Ndagira ngo mubwire ngo aka ni akaririmbo tuba tubasuhurijemo, aka ni akaririmbo tuba tuziyemo kubera yuko hano twabonye ko iyi simbi agomeje gukunda cyusa cyane kandi cyusa we yikundira iribagiza kubera yuko twabonye ko isimbi yafashe umwanzuro wo kujya kuba kwa cyusa. Ibintu byari moto byari fire, byari igitangaza, byari bihebuje kubw'umwanzuro baba bafashe kubw'umwanzuro iwabo kwa isimbi baba bamufatiye, bakavuga ngo nagende abe kwa cyusa kuko ntago bazamwirukana kandi ngo atwite. Rero ibingibi byaje kugira ingaruka, byaje gutuma biba akaduruvayo, byaje gutuma bizamo akavuyo kubera yuko twabonye ko ku muryango wo kwa cyusa batamushaka, habe Sylvie ndetse na papa wabo bamwanze neza. Fabiola rero hangaha mu kavuyo kenshi yagomeje guteza akavuyo, yagomeje kubabwira ngo nimutamwemera ndamusiga hanigendere maze turebe ko muri buraze umugore utwite hanze. Byari ibintu bisekeje, byari ibintu bibabaje nanone ku muryango wo kwa cyusa kuko nago ubushaka uyu mugore ngo ni isimbi cyane, kuko ahangaha cyusa yabashe kuba yamubwira ngo dutegereje iyo nda kugira ngo tuzarebe ikizavamo hanyuma tubone kugira icyo dukora. Mu gihe rero utarabyara va ahangaha uzagaruke wabyaye, ariko isimbi agomeje gutsemba. Kandi hano ngaha twabonye ko ari Fabiola wamushyizemo politike, we n'inshuti ye baramubwira ngo ugomba kujya kubayo kuko isimbi yaramaze kubyikuramo avuga ngo nago najya gufatwa nabi na cyusa atanshaka. Rero ahangaha batumye bamwihambirizaho, bamushyizemo politike, mbega yongera kwemera kumwihambiraho, yongera kwemera kumwizirikaho cyane. Rero ibingibi bishobora kuza kugira ingaruka utamenye izo arizo, kuko Fabiola naramuka hamusize simamya neza ko isimbi ari burare muri iriya nzu, ndetse na Sylvie ahari. N'ukuntu tuzi Sylvie yamaze kuva no kwa iribagiza, ahangaha ikindi Sylvie yamaze no kuva kwa iribagiza. Yari yagiye kumubwira ngo cyusa aramushaka ngo batorokane, aramushaka ngo bijyanire. Ahangaha twabonye ko Kanyana yabyumvishe vuba kuko Sylvie yabanje kubibwira Kanyana ahita ajya kubibwira iribagiza araza babiganiraho babivugaho. Hey, urukundo rwabo rw'urumana abareba bose baratunguwe, isimbi yarashubongera nta gushidikanya zirarungana. icyo saramwiyumvamo cyane iribagiza n'inyenyeri
undi aragenda ashukwa, agacece karategura ikibi. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo aba basigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amabi hirya, ikibarakira na butyobe, akabona amata mu biziba, ibikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amavi hirya, inyibarakira na butyobe, akabona amata mu biziba, ibikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Yes, ikindi nakubwira rero, ikindi cyabasha kuba cyadutangaza nyuma y'ibintu byose, nyuma y'akababaro kose iribagiza yanyuzemo akakihanganira, byose iribagiza yapfushije ubusa. Iribagiza yahise ajya kureba papa we hano ngaho, kuko aramubwira ati ngo papa, koko ni mwebwe mwambyaye, papa koko ndi umwana wanyu, mu kababaro kenshi cyane kweri. Iribagiza yanze kwihangana, bwa nyuma yagiye kubibwira se, aramubwira ngo mwarambyaye se. Rero yagize ubwoba se, byamutunguye cyane, aramubwira ngo kubera iki. Ahangaha iribagiza rero yamubwiye ngo kubera yuko nago muma ubwisanzure ngo nkundane n'uwo nshaka, muba mwumva ko iri isimbi ariyo wabaho neza, gusa njye ntago muba muri kunyitaho. Papa koko ni ukubera iki? Aya ni amagambo iribagiza yari ari kubwira se, kuko twabonye ko yanamusanze, yari ari kuvugana na Frank. Amagambo yari ari kumubwira sinzi ko iribagiza atayumvishe, ariko umva njye nari ngize ubwoba, ngize ngo agiye kwita amubwira ngo sinkumvishije ibyo wari uri kuvuga. Rero tuvuye aho ngaho, ikindi twamenya nuko wa mukozi wo kwa Cyusa yafashwe na papa we, na papa Cyusa, ari gutanga amakuru, ari kuvugira kuri telefone atanga amakuru. Yamubwiye ko ari bubwire mama Cyusa, rero akamwirukana kubera ibico mibi atangiye kuzana. Ese wowe urabona biri bugende ute? Urabona koko ari bumwirukanishe? Sinzi uko biri burangire, kuko yamusabye imbabazi aranazimwima. Ahangaha rero twabonye ko yatangiye kwicuza, ngo koko ibi ni ibiki. Ni ibintu tuba tugomba gutega amaso, ni ibintu tuba tugomba guha amaso, tukareba ibyo ari byo, tukareba aho biherera. Rero ngira ngo mubwire ngo wowe ubu dukurikiye, reka dusoreze ahangaha, tuzongere kubana ku munsi w'ejo. Kandi niba utarakanda subscribe, ndagusaba kubanza gukanda subscribe, ukorekinga video ndetse share na comment, byose ni ibintu biba bikenewe. Murakoze kuba mwari mudukurikiye, wowe ubu ugijeje izi saha ukiri kutwumva, Imana iguhe umugisha.